ubundi mbere na mbere reka tubanze twumvikane kuri iki umurage ubundi ni iki. Umurage ni uruhererekane rw'ibitekerezo hame dukomora ku bakurambere mpanga Rwanda. Ndagusuhuje kandi nkwifurije kumererwa neza aho uherereye hose muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu mahanga. Ni ku Nkesha TV rero, inkesha ibakesha umutima ugasigara ukeye. Kuri uyu munsi wa none ndi kumwe n'umugabo, ni umwanditsi w'ibitabo akaba n'umusizi, aratatira twibwira. Nitwa umusizi Nsanzebera Jean de Dieu. Ikivugo cyanjye nitwa intiti itekerereza ingoma. Ndi umushakashatsi ku muco, amateka n'ubuvanganzo. Namaze kwandika ibisigo bigera muri 440 ndetse n'ibitabo 96 by'umuco, amateka, ubuvanganzo, inkuru, imigani, ibisakuzo n'ibindi bisa bityo biboneka mu buvanganzo bw'Abanyarwanda. Nyemerera dutangire ikiganiro cyacu. Ndatangira nkubaza ikibazo cya mbere. Ese ubona umurage w'u Rwanda uhererekanwa nk'uko bikwiye? Uko biri kose umurage urahererekanwa, kuko hari mbere y'uko ngusubiza icyo kibazo n'ibindi uri bubaze, hari ibintu bibiri ukwiye kumenya n'abandi badukurikira ku Nkesha TV. Nuko u Rwanda ni umushinga wahanzwe na gihanga, n'ubu utagira urangira kandi turacyawurimo. Ni umushinga buri wese agomba kwibonamo agatsinda. U Rwanda si ahantu, u Rwanda ni ukuntu. U Rwanda bituruka ku nshinga kwanda, kwaguka ni ukuntu, ubwo ngo ushobora kwagukira muri Kenya, muri Uganda, mu Burayi no muri Aziya. Ni byiza rero ko abantu bose basobanukirwa neza nuko umurage w'u Rwanda, umushinga wo kubaka u Rwanda uhari, buri muntu wese akamenya uruhare rwe ntavunisha abandi cyangwa ngo anengeke. Ikindi cya kabiri, Abanyarwanda bakwiye kuzirikana ko u Rwanda ari umurage. Umurage uhererekanwa mu maraso, umurage uhererekanwa mu mvugo no mu bikorwa. Yes, si wo mu maraso se, nabo nka mu mwere nyine, mwibere ni wo mu maraso. Niko biteye. Abantu rero bakwiye kumenya ibyo ngibyo. Nkaba mboneye kugusubiza yuko umurage w'u Rwanda urahererekanwa mu maraso, mu mvugo no mu bikorwa, ariko ntabwo biri ku kigero gishimishije, kuko hari abantu benshi batazi niba unahari. Kandi umurage w'u Rwanda urahari, uragaragara, ufite ibikorwa bivuga biwusobanura, yaba filozofi, yaba amaraso, yaba iki. Umurage w'u Rwanda urahari, ariko ntabwo uhererekanwa nk'uko bikwiye, bitewe n'amateka atandukanye u Rwanda rwagiye runyuramo. Umuntu yakwibaza, ese ubundi uwo murage ni uwuhe? Umurage wagakwiye guhererekanwa ni uwuhe? Ubundi mbere na mbere reka tubanze twumvikane kuri iki umurage ubundi ni iki. Umurage ni uruhererekane rw'ibitekerezo hame dukomora ku bakurambere mpanga Rwanda, mu mibereho n'imibanire, mu bukungu, mu miyoborere, mu butabera, mu mahoro, mu mutekano, mu bubanyi n'amahanga n'ibindi. Ayo mahame rero abakurambere bakagiriyemo ibyo tugomba gukora niyo yitwa umurage, muri ibyo bice bitandukanye mu ngeri nyinshi z'ubuzima bw'igihugu. Umurage w'u Rwanda rero ugizwe n'ibintu bitatu. Hari umurage maraso cyangwa umurage ntekerezo, ariwo dukunda kwita mu Gifaransa cyangwa mu ndimi z'amahanga filozofi. Uwo murage ni wo mugari kuko ugeze 80% by'umurage Abanyarwanda bafite. Hakaba n'umurage w'icyiciro cya kabiri, ariwo twita umurage bikorwa. Abakurambere baturaza ibikorwa, baturaga igihugu n'ibindi, naho ni umurage ugizwe n'10%. Hakaba n'umurage mvugo.
mwana wanjye nkuraza ibi, Banyarwanda mbaraza ibi n'ibi, ubona ugizwe n'10%. Nuko ngo rero ibyo bice byombi ko ari bitatu umurage w'u Rwanda ubamo, byatanzwe n'abantu babiri. Hari umurage dukomora mu miryango migari. Mu Rwanda dufite imiryango migari igera muri 26. Niyo dukunda kwita amoko mu Kinyarwanda. Iyo uvuze ngo abasinga mu Kinyarwanda byitwa abanyensinzi. Urumva yuko uwo ni umurage. Iyo bavuze abega bituruka ku mwega. Umwega ni umusozi urahirengeye ukaba ikirango cy'igihugu, ni umurage. Umwega bituruka ku rwega, ifamu y'inzuki aho bororera inzuki, ni ubuki. Bishaka kuvuga yuko abega umurage wabo nuko biryoshya n'indyo z'igihugu. Iyo bavuze abazigaba ni abarema byiza, uwo ni umurage. Abagesera ni abanyaburumbuke. Nandi iyo mirage yose ikomoka mu miryango migari 26 abanyarwanda twubumbiyemo. Undi murage wa kabiri, hari umurage wa gihanga w'igihugu gisangiwe gisobetse ubusabane. Ni umurage ukomeye cyane, ariko ukagira n'imirage shami. Harimo umurage wa bene Imana wo kubaho mu mwimerere wacu, hakaza umurage w'abanyeshyaka kurwanira ibyo wemera n'ishyaka ry'igihugu, hakaza umurage w'abaryankuna wo kunambira igihugu, hakaza umurage w'abataneshwa, ubudatsindwa n'ubutarushwa, ndetse n'umurage w'abadaheranwa. Yose yagiye itangwa mu bihe bitandukanye. Hari n'umurage wa gatatu w'umurage mwihariko Gihanga yahaye abana be. Gihanga yabyaye abana bagera mu 9, ariko babaye inkomoko y'imiryango migari 10 ikomoka ku Banyiginya. Nabo yabahaye umurage mwihariko wo kuzaba abanyamabanga nshingwabikorwa b'umushinga wo kubaka u Rwanda. Ariyo mpamvu mu mateka y'u Rwanda aribo bari bihariye purusa nyinshi zo kwagura igihugu, kukirasanira, kucyubaka. Iyo mirage yo mbere yuko ari 3 nubwo buryo yatanzwe. Ni byiza yuko abantu bayisobanukirwa mu buryo bwimbitse, kugira ngo buri muntu wese amenye ati ngenda aterura aha, uri yavuga ati ndaterura aha, u Rwanda turukura aha turugeza aha ngaha, turugeza heza hifuzwa. Muri make ubu ni umurage w'u Rwanda, nicyo gisobanuro cy'umurage w'u Rwanda. Uko niko watanzwe kandi utangwa n'ibice 3: umurage wo mu muryango, umurage wa gihanga w'igihugu gisangiwe, n'umurage wa gihanga yaraza abana be. Ndumva igisubizo ari cyo ngicyo. Urakoze cyane. Mu kanya nkikubaza kuri cya kibazo se ubona umurage w'u Rwanda uhererekanwa nk'uko bikwiriye, wavuze ngo urahererekanwa ariko ntago ari 100%. Ese wowe nk'umushakashatsi ubona hakorwa iki kugira ngo uwo murage uhererekanwe neza? Uko biri kose, umuntu wese ufite amaraso y'u Rwanda afite uwo murage, uramureba rwose uri mu maraso. Ahubwo ikibazo gihari, warasinzirijwe. Ubwo igikwiye gukorwa ni ukuwukangura. Mu buhe buryo? Hari ibintu tudakwiye kwirengagiza byabaye mu mateka y'u Rwanda. Abanyarwanda barahunze bajya kuba mu bihugu by'amahanga, batora umuco waho. Abandi bashyingirana n'abaho, bamwe bashyingiranwa n'Ababiligi, abandi Abanyamerika, abandi Abaganda, Abacori, Abanyoro, Abatoro, Abasogwa, Abateso, Abarugwara, Abanyankore. Barashyingirana batora n'imico y'iyo bagiye. Umurage ugenda uyoyoka, urasinzira. Igice cya gatatu ni cy'Abanyarwanda basigaye mu gihugu cyabo, nabo babaye impunzi mu gihugu cyabo, babaye impetamugongo. Umurage nawo, igicaniro cy'umurage kirabazimana, kirasinzira. Nuko ngo rero igikwiye gukorwa ni ikihe? Guhera ku mwana ukivuka kugeza ku mukambwe, twemere yuko twese twavutse ubwa kabiri kuva Jenoside yakorewe Abatutsi ihagarikwa,
u Rwanda rukongera kuva ibuzimu bukajya ubuzima, twemere ko twese twavutse ubwa kabiri, u Rwanda rukongera kubaho. Niyo mpamvu rero hakwiye kubaho gahunda nziza yo kugira ngo buri muntu wese yongere gutozwa umurage w'u Rwanda. Ntihakagire umuyobozi n'umwe ujya ku buyobozi, yaba minisitiri w'intebe, yaba perezida w'urukiko rw'ikirenga, yaba umudepite, atabanje gutozwa. Yiga neza akaza ari dogiteri, yarangiza bakamuha ikigo cyangwa minisiteri kikamunanira. Bituruka kuki? Yaje ari muri filozofi y'Abafaransa cyangwa se Abarusiya yaho yize, ariko filozofi y'u Rwanda ntayo afite. Nta murage w'u Rwanda yigeze atozwa. Kajya kumva minisiteri iramugaritse, ikigo kiramunaniye, zakunaniye. Kandi n'umuntu w'umuhanga muri ekonomi, mu buhinzi n'ubworozi, mu burezi, muri mate, ariko kubera yuko ikibuga yaje gukiniraho ntabwo akizi. Nicyo gituma iyubaka ry'ubukungu bw'igihugu n'iterambere mu buzima bw'igihugu ridindira, nuko abantu bose umurage wasinziriye. Ni byiza rero yuko ntabwo iby'u Rwanda bijya bigorana, ntabwo ari intambara, ahubwo ikintu cya mbere ni ukubiha umurongo. Buri muntu wese akahabwa training, agahabwa amahugurwa, agatozwa umurage w'u Rwanda, ari umurage mvugo, ari umurage bikorwa, ari umurage uri philosophique, ari umushinga wo kubaka u Rwanda, akicara neza ati u Rwanda afite n'urunguru, ndozi gutya, nzaruterura aha, ndugeza aha ngaha. Muri make nicyo gikwiriye, ntabwo ari ikintu kigoranye. Amafaranga yo kubikora arahari mu Rwanda, ntabwo turi abakene, abayobozi barahari bakwiye kubishyira mu bikorwa. Natwe turi intiti zitekerereza ingoma, amasomo twarayateguye ku buryo twatoza buri bantu bose bifuza kumenya u Rwanda n'umurage warwo, kugira ngo ubashe gutera imbere. Umurinzi w'ibyiza twagezweho dutangiye kumurema hakiri kare, tutazibuka ibitereko twasheshe. Murakoze cyane. Reka tujye ku kibazo cya kabiri rero. Nk'umushakashatsi mu by'umuco, ubona nta mpungenge ko hari byinshi bikendera bikaba byazototera guca umuco nyarwanda? Uko biri kose, ikintu icyo ari cyo cyose kititaweho kirakendera. Ubundi nkweruriye cyangwa se n'abandi bakurikirana Inkesha TV, kugeza ubu ngubu mu myaka 26 ubu tuganirira hirashize jenoside yakorewe Abatutsi ihagaritswe, ndetse n'ubuzima bw'igihugu bwongeye gusubira ku murongo. Ariko uko bigaragara, mu murage watanzwe mu buryo butatu kugira ngo twubake u Rwanda, hari ibintu bibiri byazamutse, ikindi kiraceceka. Icya mbere, umurage mvugo twarawuhawe. Rwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo, kunda u Rwanda igihugu cyakubyaye, hugukira kugikorera, uwo ni umurage mvugo. Twarawutojwe pe, ntawe utawuzi. Umurage bikorwa nawe urahari. Dufite amashuri meza, uburezi bw'ibanze burahari bw'imyaka 12, dufite amavuriro muri buri kagari, mu murenge, mu karere birahari. Dufite imihanda myiza, rwidagadurira mu bibuga bikomeye cyane bisa neza. Hari n'ikibuga cy'indege gikomeye turimo kubaka cya mbere ku isi. Hari inyubako nziza nka Convention Center na Kigali Arena. Amashanyarazi kuri bose ubu turi hafi gushyikira 100%. Gahunda nziza ziteza imbere abaturage zirimo Girinka, VUP, Ejo Heza, Nkunganire na mituwere. Umutekano rwose urajojoba, nta kibazo gihari. Ariko hari igice cya gatatu kibagiwe kandi icyo gifite purusa nyinshi. Umurage mvugo ugira 10%. Umurage bikorwa ukagira 10%. Ariko ikintu gifite umurage uremereye 80% nicyo kitarimo kwitabwaho. Umurage uri philosophique, filozofi y'ubunyarwanda, igena ntekerezo ry'ubunyarwanda, kumva kuri u Rwanda, kuko burya umunyarwanda ingendo ye, induru ye, imifungurire ye, imivugire y'igihagararo cye ni umurage. Ibyatsi byose biri mu Rwanda ni umurage, inzuzi ni umurage, imisozi ni umurage, ibiti ni umurage. Ibyo nibyo rero twita mu Gifaransa filozofi.
abantu bakwiye gutozwa. Umunyarwanda abaho ate, atekereza ate. Ibyo rero bigize 80% ari nabyo rufatiro cyangwa urutirigongo rw'umurage Rwanda rufite, byarasinzirijwe. Mfite ubwoba ko bititaweho u Rwanda rwakendera tugashiduka dufite umurage w'Abanyamerika, w'Abatogore, w'Abazambiya, w'Abanyafurika y'Epfo, w'Abarusiya, ugasanga iby'iwacu byabaye amata bavanze n'ibivuzo, ubunyarwanda bugakendera. Uko ngo igikwiye gukorwa, impungenge mfite ni izo ngizo. Twateruye ibyoroshye, ibiremereye ntabwo turabigeraho. Ari by'umurage gena ntekerezo, umurage wo mu maraso, umurage uri filozofike, abanyarwanda dukwiye kwiga tugasobanukirwa. Ndumva impungenge mfite ni izo ngizo z'icyo giti gikomeye cyane kiremereye kizageza abanyarwanda heza, tutaratangira guterura ngo tukigeze aho kigomba kugera. Ikibazo cya gatatu, unyemerere nkwite inararibonye mu by'umuco kuko tugukesha byinshi kugeza ubu ngubu. Ubona hakorwa iki kugira ngo ababyiruka umuco ntubacike? Niba hari ibikorwa we wumva byaba bihagije? Oya, icyo ariko icyo nagishubije, ntabwo ibikorwa gusa birahagije. Ibikorwa birahari n'imvugo twarahanuwe, ariko igisigaye nicyo kubirinda. Ibyo bikorwa kubirinda ni umurage uri filozofike, umurage wo mu maraso. Abanyarwanda batekerezaga gute, babagaho gute, baremaga bate? Kenshi na kenshi umurage w'Abanyarwanda filozofi yawo ishingiye ku bintu bibiri: ubutarushwa n'ubutaneshwa. Ibyo nibyo abantu rero bakwiye gutozwa. Ndumva icyo gisubizo nakiguhaye, kandi nibyo nongeyeho ndumva ari ingenzi. Gusa nk'abasoza ku kibazo cya nyuma, ari igitabo nigeze gusoma ariko gusa sinasobanukirwa neza, kandi ntekereza ko kiri mu byo wanditse. Ari ikintu abanyarwanda bo hambere bemeraga cyitwaga uruziga. Uruziga, dusobanurireho uruziga ubundi byagendaga gute, kuki barwemeraga, rwakorwaga rute? Nta icyo gitabo ndumva gihari. Hari igitabo cyitwa Intwari z'imbanza zubatse u Rwanda rugahamya igitinyiro, ndetse n'ikindi cyitwa Nkurangira u Rwanda igihugu cya bene Imana. Ibyo bintu wabisangamo kugira ngo bisobanukirwe icyo bita igena ntekerezo ry'Abanyarwanda mu bintu n'ibindi, cyangwa se filozofi y'Abanyarwanda, uko bumvaga ibintu, uko babitekerezaga. Mu mico n'amateka y'u Rwanda, Abanyarwanda bari bafite filozofi ishingiye ku ruziga. Ari nayo mpamvu ubona bubakaga inzu z'uruziga. Iyo bicaraga baganira baremaga uruziga, umuyobozi bakamuta hagati. Iyo bateraga ibitero baremaga ibico kugira ngo umwanzi bamufatire hagati. Nuko uruziga rufite byinshi ruvuze mu muco n'amateka y'u Rwanda. Icyambere, uruziga ni ibanga rizenguruka muri bene ryo. Ubunyarwanda bugahama muri bene bo, muri bene bwo, ntibujya ahandi cyangwa ngo bayorere iby'ahandi, bagahabana ibanga ryo kubaho kwabwo ry'ubutaneshwa n'ubutarushwa. Ikindi cya kabiri, uruziga ni umugozi w'intacika. Kuba udacika bivuga umwe bw'Abanyarwanda butagajuka, umurunga w'impingane udabasha guhamburwa n'abahisi. Icya gatatu, uruziga nk'uko ari umugozi utagira itangiriro ntugire iherezo, bivuga ngo umunyarwanda ntagira itangiriro ntagira iherezo, ntapfa ntazuka, ahoraho. Niyo mpamvu ubona mu mateka y'u Rwanda kwemera umuzuko ni bike cyane, kuko twe Abanyarwanda duhoraho, ntabwo tujya dupfa, ntituzuka, tubaho by'iteka ryose. Nuko noneho ikindi gikomeye ari nacyo gihatse filozofi yose y'uruziga, nuko nk'uko uruziga rugira dogere 360, niko buri myaka 360 igisekuruza cyabayeho cyongera kikagaruka. Ni ukuvuga ngo nka Nsanzebera mureba muri 2020 ashobora kuba yarabayeho mu 1720 cyangwa se 1800, ndumva nabifatira aho ngaho. Kubera iki se? Iyo bavuze ngo umuntu wabayeho, ntabwo ari igihagararo, si indeshyo. Umuntu agizwe n'ibintu bigera muri 2 cyangwa 3.
umuntu agizwe n'imyumvire n'imitekerereze, umuntu agizwe n'aho aba n'abo babana, umuntu agizwe n'ibyo arya n'ibyo anywa. Ni ukuvuga ngo rero imitekerereze ya Nsanzebera muri 2020 hari undi bari bayihuje mu 1700 nk'uko nyine umuntu aba ari uwa sekuruza imitekerereze yawe akaba ari uwo muyisangiye. Aha ngaha akaba ari cyo kintu gishimangira yuko abanyarwanda dufite umurage. Nubona umuntu ari umugabo ntugire ngo ubwo bugabo nubwo yadukanye, ahubwo abafite aho bukomora. Abanyarwanda dufite aho tuvuka tukagira naho tuvoma. Nubona umuntu yadukanye ububwa, akadukana ubugarasha, akadukanya imitekerereze yo gupfobya no kugaya no kurwanya leta, burya ntabwo ari uko ababivukanye, ahubwo burya ni agasigisigi k'amaraso avukana iwabo mu muryango, cyane cyane ko burya ngo inkanda mbi byara imisuzi. Hari ababyeyi gito bagiye batubyarira abagomeramurage, ari na ntambara tutararangiza na n'ubu Rwanda tuyirwana. Ngiyo igena ntekerezo ry'uruziga mu muco n'amateka y'u Rwanda. Abashaka gusobanukirwa byimbitse iby'iryo gena ntekerezo, muzashaka igitabo cyitwa Intwari z'imbanza zubatse u Rwanda rugahama igitinyiro, ndetse n'ikindi cyitwa Nkurangira u Rwanda igihugu cya bene Imana. Murakoze abakurikirana Inkesha TV. Sinzi niba hari ikindi kibazo washaka kumbaza. Umuntu ibyo bitabo yabisanga hehe byawe? Se kuri internet biriho cyangwa hari amabiblioteke runaka umuntu yabonamo ibyo bitabo byawe ababishaka? Kuko ntekereza ko atari nicyo cyonyine, ari byinshi nkuko watangiye bivuga. Nanditse ibitabo byinshi bijya muri 96 ariko ibyasohotse bijya muri 37. Ushaka kubibona ajya muri Library Caritas ndetse n'Ikirezi. Ibijyanye no kuri murandasi bwo ndacyabitegura neza, mu minsi iri imbere bazabibona, ubundi basome bashira inyota be gukomeza kujya gusaba amata hakombwa, kandi hari ahavuna imitozo. N'umuganze banyakugira Imana, mwishyuke mu Rwanda muzuru umurage w'abakurambere, kuko n'icyotero kitazima twarazwe n'abatubanjirije. U Rwanda ruhoreho, rwego igihugu kirambye gihamije igitinyiro mu mahanga kizengurutse. Twese twishyuke mu Rwanda muhorana Imana y'u Rwanda. Nguko rero arabidusobanuriye musizi Nsanzebera Jean de Dieu. Ni ku Nkesha TV nk'ibisanzwe rero, ngira ngo urabyumvise ati wowe wahozeho, wowe ikurikiye ko byagenda kose wahozeho. Niba utabyumva neza jya muri comment twandikire, Nsanzebera arahari, twakongera tukamusura tukamubaza. Turabashimira rero, mukomeze kugira impagarike n'ubugingo, mugira ibihe byiza.